bakunzi bacu, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza. Yego, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi bitewe n'aho uherereye, ariko uyu munsi ni ku munsi wo ku cyumweru, ku masaha yaho duherereye ni amasaha y'umugoroba. Nawe bitewe n'aho uri n'igihe uzumva iki kiganiro, reka tugusuhuze tunakuramutse nimba ucyumvishe iwanyu bukeye. Rero tutabatindiye, reka tubabwire tuti tuje mu kiganiro cy'ubuzima. Ikiganiro cy'ubuzima nk'uko cano yacu mubibona ni cano iharanira ubuzima bwiza ku muturage. Tuvuga cyane ku bijyanye n'ubutabera, politike n'ubuzima. Ubu rero nk'uko twatumaze iminsi tutaboneka ngo tubagezeho ibi biganiro ku buryo bugiye butandukanye, ariko muri ino minsi tuzajya tubona umwanya muto tubahe ku biganiro cyane cyane by'ubuzima, bya politike n'ubutabera. Turacyabirebaho, tuzajya tureba igihe naho tubitegure, ariko aho tubashije reka tuganire no ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Rero tumaze igihe duhugurirwa cyane cyangwa twafashe amahugurwa y'uko ubuzima bwacu bwifashe cyane cyane mu buzima bw'imbere bwo mu nda. Hari ku ruhare rw'abadamu rw'imyororokere, hari n'uruhare rwo ku bagabo ndetse no kurwara amara muri rusange. Rero uyu munsi twabakoreye icyegeranyo gito cyane aho ushobora kwivura nawe ubwawe ukoresheje ibimera kandi bidafite ingaruka tuba dufite mu karima k'igikoni cyangwa se aho ku musozi wacu biba bihari. Ni twabyita nka aloe vera cyangwa se ginger. Iyi ni ukuvuga ngo iyo ubivanze bikubyarira umuti ugukingira, rukubyarira urukingo rw'ubuzima bwawe ndetse n'abo ubasha gusomya kuri uwo mutobe. Rero icyo usabwa ni iki, nta kindi. Urabona igikakarubamba burya cyifashishwa, nawe utabizi ko cyifashishwa mu miti myinshi ivura abantu bitewe n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye, muzi nka za amoxicilline bitewe n'uko mu ndimi zitandukanye zivugwa. Ibyo babikura mu gikakarubamba. Burya amoxi ni nkaho waba ari igikakarubamba ku buryo bunonosoye buba birimo, ariko cyane cyane higanjemo hamwe na ginger ngira ngo ni tangawizi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Rero nibyo bakoresha muri ruriya muti bita amoxi. Rero utarindira ujya kugura umuti wa amoxi, reka tuhute tubabwire nko ku mudamu ufite ibibazo by'imyororokere, arababara mu myanya y'imyibarukiro, arashobora, uri umwari cyangwa uri umudamu, urabona uru rurenda rw'igikakarubamba urashobora kurufata rwose ukibyuka, ugafata ururenda ukarusiga ku myanya myibarukire yawe. Ntabwo rwose bivuga ngo byagutera ubundi burwayi, ahubwo bukiza uburwayi gusa. Uburyo gikoreshwamo bigusaba isuku vraiment, aho ugomba kucyoza igikakarubamba. Wamara kucyoza ugakoresha icyuma gifite isuku, ubundi ukuraho ujya rurenda ukaba warwifashisha mu kuba wasiga aho ku myanya myibarukire. Urashobora kubona resulta ku buryo bwihuse, aho uburibwe cyangwa ibijyanye n'amafection bishobora gushira, ndetse na babandi bafite ibibazo imihango icikagurika itabonekera igihe. Ibyo byose ni mu gihe gito cyane utifashishije ya miti yo kwa muganga, dore ko benshi usanga barwaye igifu, abandi bafite ibibazo byo mu nda cyangwa se batinya ibinini n'inshinge ariko ubwo nibwo buryo bwiza bwawe ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo ubashe kugera kuri resulta inonose no kugira ubuzima bwiza. Tukareba rero n'abandi bakunda kurwara za amibe mu nda, habazengereje kubera amibe.
urashobora nawe gufata rurya rurenda, wamara kurufata hari abantu kubera ko akenshi kirarura, igikakarubamba kirarura vraiment, ariko urashobora gufata rurya rurenda ukarushyira mu amazi atetse, kubateka amazi cyangwa se abagura amazi ariya afunze mu nganda atunganyije afite isuku. Ikintu cya mbere nabwiye ko nuko gikoreshwa hifashishijwe isuku vraiment, udakora ufite isuku ntago ibyo waba ushaka wabigeraho, ahubwo wakwiteza izindi ndwara nyinshi cyane. Icya mbere na mbere ni isuku, kubera ko isuku niyo yibanze, bitewe n'uko indwara nyinshi ubu zirimo ziva ku bijyanye n'umwanda ni nyinshi, kandi zirandura cyane. Rero ukoresheje isuku ugafata ugakata icyo gishishwa cyo hejuru, ukorosoramo rurya rurenda, ugashyira mu gikombe cy'amazi cya mililitiro 250 cyangwa 200, ubundi ugafata nk'igihiko, kino gihiko kinini kisanzwe umuntu arisha, ukaba wafata ururenda rwucyuzuye ukarukokora ukarambika mu mazi, ubundi wamara kuvangavanga rwa rurenda rwose warukubise rwageze, ukahita umira ry'amazi buri gitondo. Waba ufite ginger cyangwa se tangawizi uruhande rwawe, iyo nagusaba ko wajya uyishakisha uburyo uyihonda ikabyara, nayo wayikoreye isuku ubwayo, ubundi wa mutobe wayo ukaba wawufata, ubundi nawo ukawuvangamo buri gitondo ukanywa ayo nahita nk'amazi cyangwa juice wikoreye iwawe mu buryo bworoshye. Ndakambabwiza ukuri, hehe n'ubuzima bubi, hehe n'indwara z'imyadukira, hehe no kugira ibibazo byo mu nda, hehe ba bantu bafite ibibazo by'umubyibuho ukabije, ba bantu bafite kugira isukari nyinshi mu mubiri. Ibyo nkubwirije ukuri ko iyo juice ibasha kuringaniza ibyo byose nababwiye, kuko iya sukari y'umweru y'umuhondo, isukari iyi ngiyi ibyara amavuta y'umuhondo aza kiyomeka ku nda, ku gikoba cy'inda, ariho handi ubona umuntu agenda abyibuha azana inda ifite ibintu by'ibicece, niko twabyita. Bijya bicece biragenda byose bikarambuka. Waba ufite inda, ukaba ufite inda yiyubashye, inda ubona uri fitness, uri umuntu ufite fitness umeze neza, ku buryo bugaragarira n'imbere, kuko ubuzima bwiza bwo bwabwo buragaragara imbere, inyuma kuba kureba ku byo ukora, kuko kwa kunanirwa kwa hato na hato bitangira kukuvamo byonyine mu cyumweru cya mbere ukitangira gukoresha juice nkuko nayikubwiye, utangira kubona resultat mu mibereho yawe ya buri munsi. Iterambere ry'uruhu, burya uruhu rwiza, ahandi ushobora kubona umusatsi warahinduye usa neza, ahandi ubona umuntu uruhu rwiwe rusa neza, wa muntu ukabona ibisubizo bye, imikorere, imibanire n'umuntu irahindutse, kuko urumva iyo ufite ubuzima muri wowe butagenda neza, ntabwo no mu mibereho ya buri munsi, mu mirimo dukora, mu aho duhurira n'abandi ndetse n'abo tubana, usanga hari imishiha, hari ibibazo runaka, ugasanga muri wowe harimo ikintu kibura. Rero iyo ufite ubuzima bwiza, ibyo byose birashira, bikaba ari byo bigaragara ndetse nawe ukabyibonera. Reka rero mbabwire yuko iki ni ikiganiro ubuzima bwiza, Mpinyuza TV, ikiganiro tuzajya tubagezaho ku buryo bwo kuba tugomba kwisobanukirwa, niko twabyita, kwisobanukirwa, kugira ubuzima bwiza, kuko ni waba umunyepolitike ufite ubuzima bubi, wafashe nabi ngo ni imirire yaje y'iki gihe, cyane cyane mu banyafurika ngo twita ngo ni ibinyabazungu. Abanyazungu kandi ntabyo bazi, ngira ngo babiheruka mu myaka ya magana yashize.
rero muri Afurika nibyo tubyaduye, aho usanga tukinywa icyayi muri za icyayi kidafite ereme, amajyani ndababwiza ukuri, hari n'umuzungu ubu ngubu wakubona yakuroga amajyani akaguseka, kubera nta muntu ugikoraga amajyani vraiment. Urashobora gufata amajyani icyayi ugashyira mu mazi, ushobora gufata tangawizi ukayitunganya neza ukayishyira mu mazi, ugafata tundi turungo ugashyira mu mazi, ubundi ugafata isukari yawe nyine ugashyiramo, cyangwa se n'iki gikakarubamba ugashyiramo, mazi amaze gushya abiza ashyushye ugashyiramo agasukari. Basigaye banywa cyayi kigizwe imiti kama, imiti rw'abarundi abaturanyi, cyangwa se imiti gakondo mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ubundi bakanywa mu gitondo. Ubundi kafe murabizi ko itunganywamo byinshi. Ino kafe twebwe nuko kafe batuzanira muri Afurika ni kafe zindi nyine baba batakoze ngo bakamuremo bya bibazo byose, bishobora kuba byatugiraho ingaruka, ahubwo gusanga batuzaniye kafe zimwe za nyuma, kuko zikomeye kafe originali iba yigonderwa na bake, ni bake. Rero umuti wa mbere nababwiye ni uwo, ufite ibibazo cyangwa se ufite icyo utumvishe neza, urashobora ukanyandikira muri comment, cyangwa se ukifashisha nimero ubona, ubundi nkakubwira byinshi, cyangwa se mukadusura no ku rubuga rwa website kuminyuza.com, mukaba mwareba uburyo byinshi bigiye bisobanutse cyangwa byanditse, uburyo ushobora kwifashisha ido n'ido kuri iki gikakarubamba n'itangawizi. Mu minsi iri imbere rero hazasohoka n'uburyo bw'amaji, sinzi nimba bizakunda, tukajya tubaha n'ayo maji mukajya muyanywa. Ubu ibihe bigezeho ni ukujya tunywa ibitugirira akamaro, nimba ari kagasembuye tukabanza tukireba, ubundi agasembuye nyuma yo kukanywa biragenda gute, ese nyuma yo kumva izi kunywa tugasinda karaza kutumarira iki? Ikatwongerera isukari mu mubiri, nikadutera diyabete. Nikaza kugira isukari mu mubiri no kurwara diyabete ni ibintu biri difference, ibintu ngira ngo byo murabyumva, muranabise, kuko hari no kurwara amibe ikakugeza kuri diyabete, hari kurwara amibe ikakugeza ku ndwara z'igifu, indwara z'umwijima. Rero niyo mpamvu nababwiye ko tujye tumenya ibyo tunywa, igihe kitugezemo ni ukunywa tukanywa ibitugirira akamaro, kuko ari twe tunabishoramo amafaranga, tunatwanabigura. Uzi ukagura urupfu ukigurira urupfu, ukishyurira ibikwica. Reka rero natwe izi nganda zimo zikora ibi bintu byose bijya bitandukanye, tujye tuzicarenjinga, dushaka tunywa bya bintu bizima. Mu bihe biri imbere tuzadushaka n'izo nganda zikora ibintu binyobwa bizima, bitugirira ingaruka nziza ku mubiri, mu buzima bwacu. Tujye tunabyamamaza ku buntu nta kibazo, ariko kugira ngo abakunzi b'Iminyuza TV cyangwa se abantu muri rusange, nk'uko intego zacu zimeze, ari ukugira ubuzima bwiza, ari kwifuriza ko umuntu yaba umuntu utekanye mu buzima, mu mibereho, byose akaba atekanye kuri byose. Rero iki gisata cy'ubuzima ku Minyuza TV twabayitiyemo kujya tubagezaho ikiganiro kidatinze rwose. Reka nongere mbasubiriremo, byuka mu gitondo, wowe mudamu, we mwari ufite ibibazo byo mu nda, imihango itandukanye iza mu buryo butandukanye, hato no kuyibura, ese wabuze urubyaro, ese zivamo cyangwa se inda ntizinjira, nyamuneka umva iyi mpanuro nguhaye, kandi mu by'ukuri uzabwire. Fata igikakarubamba cyoze neza,
iki gikakarubamba numara kucyoza neza, ufata icyuma cyawe gisa neza gifite isuku ugikate. Numara kukata ufate urya rurenda urashobora kurufata ukaba warusigamo imbere hafi rwose, cyangwa se nimba bigushobokiye ugafata ururenda rungana nka kagahiko gatoya k'isukari, murakabona gato cyane umuntu yaruzi isukari, ugakatishamo ukohereza muri imbere ku mwanya w'imyibarukiro w'ibanga, ukoherezamo ubundi ukibinda cyangwa se ukambara ya ibari kajya gatambaro kabafasha, ubundi ntabwo biryana nta na kimwe. Yewe ubundi ukimara kubikora ufata igikombe cy'amazi mu gitondo, nabikubwiye ukibyuka, umaze kwiborosa nanone ufata igikombe cy'amazi unywe. Numara kunywa ujye mu mirimo yawe. Numara kujya mu mirimo yawe, icyo gihe bizagusaba kunywa amazi menshi ku munsi. Ziriya litiro 2 amazi ni ingenzi kuko azajya gufasha imyanya y'imyibarukiro yawe y'ibanga kuyigufasha na cya gikakarubamba kuba byagira gukora kigakora neza. Amazi akagifasha kukoza, kugukuramo imyanda, kugushyira ku murongo ku buryo buhagije. Ubikora igihe cy'icyumweru hagati y'imisi 3 n'5 mu buryo bwa kiganga kuvura, niko bibarwa. Hagati buryo umuti wakoresha hagati y'imisi 3 n'5, uwo muti uba wamaze kugera ku muzi w'indwara. Ubwo rero numara kwikoresha gutyo, ubundi nurangiza uzanyandikira muri comment umbwire umuti naguhaye. Wewe wari warabuze ubyaro, wewe wari ufite ibibazo by'imyororokere zivamo inda, zirimo bikanga, abandi bafite uburibwe bukabije muri sexe, ibyo byose bizashira kandi bizagenda neza mu buzima bwawe. Wa mugabo we nawe musore ufite ibibazo byo mu nda, abantu rusange cyangwa se n'umukuru mwari ufite ibibazo byo mu nda bijyanye na mibe yakurenze, nta yindi resolution nuko wafata ikikabamba ugafata tangawizi. Wamafata tangawizi ukabikoramo juice, ugafata utumashini. Abadafite utumashini nababwiye ufata igikombe cya mililitiro 250 cyangwa 300, bitewe n'igikombe ufite aho mu rugo rwose. Cya gikombe ufite mukoresha mu rugo upfa kuba gifite isuku. Ubundi ufate rwa rurenda rwuzuye igihiko, kino giko kinini turisha, ufate tangawizi ka miligarama 300 cyangwa miligarama 150, ubundi ubivange. Numara kubivanga, ariko tangawizi uzagica kubitira ku ruhande. Numara kubitira ku ruhande, y'amazi yayo yakamuriremo, yavange na yazi washyizemo rwa rurenda rw'igikakarubamba unywe hagati y'imisi 3 n'5. Nyamuneka walayi bizacamo hehe na mibe, hehe n'indwara zidasanzwe zikurya mu nda, hehe gufatwa no gusinzira bijyanye n'umunaniro cyane, hehe n'isukari nini, n'isukari ndende, isukari nyinshi mu mubiri, wa mubyibuho ukabije uterwa no kugira cya kinure nababwiye cy'umuhondo kibi kigeza abantu mu kurwara za diabete na za kanseri zigiye zitandukanye. Ibyo byose bizahita bishira, bigende bihere. Ku Mnyuza TV tubaganirira, sinzi nimba ako kantu hari ukuntu muri kukumva. Wowe ukugejeje kuri munota dukurikiye, kora subscribe, kore share, ngo umuryango mugari w'abanyarwanda cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda. Hari abarundi biwacu, hari abanyamurenge, hari abakongomani nabo bumva ikinyarwanda, hari n'abagande basigaye barwumva rwose, ngo abakiga, abatoro, mwese ibi ni ibyanyu, nibyo tuba twabateguriye kugira ngo mubashe kubyumva. Ubu ngubu haje na AI, ibintu byaroroshye. N'umuzungu wahe mu Butaliyani, muri hehe mu Bufaransa wahe, wiyongoye wa Mushinwa nawe arabasha kuba yabyumva.
namwe reka tubakangure kugira ngo mwumve ko iterambere cyangwa se mwumve kuri iki kibazo ari na waba ugifite nawe abashe kumererwa neza. Aha ni ku Minyuza TV niko twabasha kubibutsa kora subscribe, nta roho mbi, nta na kimwe bitwaga, nta na kimwe nta na kimwe rwose. Twebunde tujye twibanira mu biganiro byacu nkuko bisanzwe. Rero turimo twegera ku musozo, reka tubabwire yuko wifuza kuri iyi miti, wifuza ku gikakarubamba uraho utari, urashobora kutwandikira twakikoherereza. Rwose dukorana na za Dabshiri, dukorana n'ibigo bigiye bitandukanye. Reka tubanze no kubabwira yuko wowe uri mu mahanga, uri kure cyane, ufite umuryango, urashaka ko baraburaye, bafite ikibazo cyihutirwa, bakeneye amafaranga, yewe kora ku murongo gusa utubwire, ubundi tukwereke uburyo nk'umurabyo amafaranga aba yamugezeho ku buryo bworoshye. Nashaka umubwira uti shyiraho amazi y'ubugari, gusa wowe ukore ku rusinga utubwire uti mfite iyi nimero n'iyi, ushobora kuhita uduhera amafaranga, ushobora kuba wahita wabigenza gutya ukatwohereza amafaranga muri Afurika hose, no ku mugabane w'Iburayi aho wifuza. Ariko ku mugabane w'Iburayi murambabarira nta nzara ihaba, ni muri Afurika. Uri ku mugabane w'Iburayi, ufitiye umuryango, umuvandimwe, umubyeyi, ukeneye kuba wamwohereza amafaranga, urashobora kuba wahita ukora ku rusinga ukoresheje izi nimero zacu urimo urabona kuri screen, ubundi ibintu tukabirangiza ako kanya, ako mwanya udatinze, amafaranga tuba tuyamukugerejeho kandi ku biciro byiza bidahenze cyane, kuko amabanki burya caginga rigana amafaranga menshi. Ubundi sinzi izi policies zagiye zishyirwaho ku mabanki ngo gucuruza amafaranga ngo mu buryo ngo sinzi ukuntu babyita, ariko ubundi banka nta kintu kibaho nk'abajura, nka scam kirengeje aya mabanki turimo tuvuga ngo ni aducungira amafaranga, ngo adufasha mu buryo bwa transfer. Ugasanga ibintu aragucunga amafaranga, aranakukomplika, aragira uti, ariko twe na telefone ubu byaroroshye. Umuntu wapfa kuba afite telefone yakira amafaranga biroroshye ako kanya, aho wayaba aherereye mu gihugu runaka cyo muri Afurika, wowe gusa turya urwara utubwire, maze ubundi tukuntu amafaranga umuntu wawe ahita amugera mu munota nk'uwo guhumbya. Tuzajya kurangiza kuvugana amafaranga yamugezeho. Reka ko aragaciyemo ka publicité, nababwira ko uruganda rwacu rwa Iminyuza TV cyangwa iminyuza.com, niyo ni website yacu, nuko ubu twaragutse ku buryo bwo kugira ngo tujye dufasha abantu bacu badukurikira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Aha rero twababwira ko turi mu kiganiro cy'ubuzima, aho twabagezagaho akamaro ko gukoresha igikakarubamba na tangawizi. Hari uburyo kugikoresha cyonyine, hari uburyo kugikoresha ubivanze. Ibyo byose bitanga resulta nziza cyane ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se n'umuntu ushaka kwikingira uburwayi. Rero reka mbabwire yuko turi kumwe mwanya n'umwanya, turaza kongera kugaruka mu biganiro byacu nakagaruka. Mwari mwaratubuze, ariko reka mbabwire ngo tuba turi hafi kuri iyo minda yo ku mbuga nkoranyambaga, tuba turi hafi. Ubu za AI zaraje, turi hunywa nijoro ku buryo ibintu byiza tuzabikora igihe gusa tukatugiharira Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose, niwe mugenga wa byose, kandi ubuzima bw'Abanyarwanda buzagenda neza, wallahi buzagenda neza ku buryo birenze aho umunyarwanda azongera kubaho nta rwikekwe, aho umunyarwanda azongera kubaho atabeshejwe no kuvuga ngo niwe gutuma tuba ngo niwe bugingo. Ubugingo buriho, ubugingo rero iyo buriho buba buriho nyine kubera ko Nyagasani akaba yabishatse.
ntago rero ari uko mugenzi wawe cyangwa se undi muntu ari we ubishaka. None se umuntu nimba nawe abaho ku bwa Nyagasani abeshaho abandi gute? Ntago bibaho. Rero izo ni zimwe mu byo Impunyuza TV twifuriza abanyarwanda: gutekana, kugira ubuzima bwiza n'amafaranga, iterambere mu muryango, iterambere mu mufuka, iterambere mu mibereho, iterambere wa free ukaba uri umuntu nyine udafite urwikekwe cyangwa se ngo ugira n'ibibazo n'abaturanyi. Ibyo rero nizo nzira Impunyuza TV twifuriza abanyarwanda ndetse turimo duharanira. Muhumure cyane abanyarwandakazi, ariko kambabwire ngo muze rwose kuri uru rubuga rwacu mwiyandikishe ku bwinshi, kubera ko tuzajya tubaza cyane cyane ku gisata cy'ubuzima, tuzatubaha ibyo mutari muzi, tubakangurire tubabwire burya mwari muzi ibishishwa by'ibigori, ibishishwa by'ibigori akamaro kabyo, kandi nyamara hano iwacu za Shubati, iwacu zahe baraguca ibigori ibishishwa bakabifata bakabijugunyira amahene, bakabijugunyira inka, ubundi ugasanga inka zatoshye, ihene zirasa neza, ariko nyamara harya munsi umwana wacu aririrwa arwaye, umwana wacu arazana arabyimba kada. Tuzababwira byinshi bya bintu twangiza, bya bintu byimeza tufata nabi, ukuntu ari ubuzima tuba turimo tujugunya. Reka rero tuze gusubira, nakagaruka umwanya udukundira baza kongera ko ibindi biganiro nka 3, sibyo ra? Ngani ba mwabikunze duhe share, duhe subscribe, ubundi na comment. Ciao.